Inshuro nyinshi impyiko zacu ziduha ibimenyetso bigaragaza ko zifite ikibazo, ko zirwaye kandi ko zitarimo gukora neza. Ibyo bimenyetso buryo bishingiyeho ubasha kwivuza hakiri kare ndetse ugakurikiranwa kare n'abaganga, impyiko zawe zigatabarwa ndetse ukabasha guhabwa ubufasha bukwiye butuma za mpyiko zawe zidakomeza kwangirika cyangwa se ngo zikomeze gukora nabi. Muri kino kiganiro turakubwira ku bimenyetso bigera ku 8 byakwereka ko impyiko zawe zirwaye, ko impyiko zawe zitarimo gukora neza kandi ko zikeneye ubufasha, muri make ko ziri gutabaza, ko zikeneye ubufasha. Ni ibimenyetso mpuruza abantu benshi bashobora kwirengagiza, nyamara ari ibimenyetso mburira bibabwira ko impyiko zabo zirwaye kandi ko zikeneye gutabarwa. Muri rusange rero burya impyiko ni organe z'ingenzi mu mubiri wa muntu, ndetse burya impyiko ziherereye mu mugongo wo hasi mu bice byombi, iburyo n'ibumoso, kuko burya tugira impyiko ebyiri. Ndetse burya impyiko ni ingenzi cyane mu gusukura umubiri wacu, mu kuyungura amaraso ndetse no gukora inkari tubasha kugira gusohora, ariko ya myanda nyine gasohoka mu nkari. Ariko burya hari ikindi kintu kinini abantu batazi, cyuko burya impyiko zifasha mu kuringaniza no gushyira ku murongo umuvuduko w'amaraso, ku buryo impyiko iyo zirwaye bishobora gutuma ugira n'uburwayi bwa hypertension. Impyiko nanone burya hari imisemburo y'ingenzi zibasha gusohora, kandi iyo misemburo ikaba ari ingenzi cyane mu gutuma tugira ubuzima bwiza. Ndetse burya impyiko zigira uruhare runini mu ikorwa ry'intete zitukura z'amaraso, zazindi zitwara umwuka mwiza zizwi nka red blood cells. Impyiko rero iyo zirwaye zitangira gutabaza. Uko gutabaza ni ibimenyetso zigaragaza ku mubiri wawe byatuma ukanguka ukamenya ko impyiko zawe zirwaye. Reka rero turebere hamwe ibyo bimenyetso ndetse n'uburyo wamenya ko nyine urwaye cyangwa se impyiko zawe zitarimo gukora neza. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri channel, wakora subscribe. Tuvuga ku buzima. Ikimenyetso cya mbere cyagaragaza ko impyiko zawe zirwaye kandi ko zikeneye ubufasha ni ukubona mu nkari zawe hari impinduka zabaye. Uti izo mpinduka ni izihe? Inkari zawe zihinduka mu ibara, zigahinduka mu miterere ndetse n'uburyo zihumura. Ushobora kuvuga uti ibi ni ibisanzwe kandi bikunda kubaho nyine bitewe n'ibyo wanyweye. Nibyo rwose, kuba inkari zawe zahinduka ni ibisanzwe, ariko hano hari impinduka zigera kuri 3 ubona mu nkari zawe. Impinduka ya mbere ni uko inkari zawe zihindura ibara, ukabona zisa naho zirabura cyangwa se zisa n'izirimo amaraso kwa kundi, ariko witegereje neza usanga zijya gusa na fanta ya Coca-Cola. Izi nkari zishobora kugaragaza ko impyiko zawe zidakora, cyangwa se bikagaragaza ko ufite umwuma ukabije. Ariko burya n'umwuma ukabije nawo wangiza impyiko, nawo burya uba ukeneye kunywa amazi menshi ndetse ugatabara n'impyiko zawe. Iyo rero ufite inkari zirabura, ahanini ni ikimenyetso cy'uko impyiko zawe zitarimo gukora neza, kandi kikaba n'ikimenyetso cy'uko ahanini mu nkari zawe harimo amaraso. Bishobora no kugaragaza ko ufite utubuye two mu mpyiko tuzwi nka kidney stones, ndetse bishobora no kugaragaza ko impyiko zawe zirwaye cyangwa se ufite infection mu mpyiko. Kuba inkari zawe zirabura ni ikimenyetso kibi kigaragaza uburwayi, ntabwo ari inkari zisanzwe rwose. Ni ikimenyetso uba ukwiye gukurikirana ukamenya impamvu yabyo. Izindi mpinduka za kabiri zigaragara ku nkari z'umuntu urwaye impyiko ni uko burya inkari ze zizanamo urufuro. Kuba wakwihagarika ukanyara inkari zawe zikaza zirimo urufuro, burya nabwo ni ikibazo. Biba bigaragaza ko ufitemo poroteyine mu nkari zawe. Muri rusange rero burya poroteyine ntabwo igomba kugaragara mu nkari, kimwe burya n'isukari ntabwo biba bigomba kugaragara mu nkari. Iyo rero bigaragayemo, impyiko zawe ziba zirwaye. Cyane cyane impyiko zawe ziba zikeneye ubufasha kuko ziba zarangiritse, ndetse utuyunguruzo twazo tuyungura amaraso tuba twarapfumutse cyangwa se dufite ikibazo, ku buryo tubasha kunyuzamo za poroteyine ukazibona mu nkari. Ibyo bikagaragazwa rero no kuba inkari zawe ziza mu rufuro. Ariko niba bakoze ikizamini cya urine analysis cyangwa se kureba ama chemicals ari mu nkari, bigaragara ko harimo poroteyine. Impinduka ya gatatu igaragara ku nkari ni ukuba zishobora kugira impumuro idasanzwe. Impumuro idasanzwe wumva bidasanzwe mu buryo zahumuraga. Cyane cyane iki gishobora kuba ikimenyetso cy'uko impyiko zawe zifite ama infection
zirwaye cyangwa se zitarimo gukora neza. Ikimenyetso cya kabiri cyagaragaza ko impyiko zawe zirwaye kandi zitarimo gukora neza no kugira edema. Ibi ni ukubyimba mu maso, ku birenge cyangwa se no mu bindi bice by'umubiri. Burya iyo umuntu yabyimbaganye nta nzuki zamurumye ari uburwayi. Burya bishobora kugaragaza uburwayi bw'impyiko cyangwa se uburwayi bw'umwijima cyangwa se uburwayi bw'umutima. Ariko burya n'imirire mibi cyane nka malnutrition bishobora kugaragara ku bantu bafite ubwo burwayi cyangwa se bafite icyo kibazo, ariko cyane cyane ku bakiri bato, ku bana. Kubyimba mu maso babyita puffiness around the eyes, ni ikimenyetso kibi cy'impyiko ko zirwaye kandi ko zitarimo gukora neza. Muri make ko amazi atarimo gusorwa neza ngo ave mu mubiri, ahubwo ugasanga mu mubiri wahuzuranyemo imyanda ndetse n'amazi menshi. Ibyo bikagaragazwa no kubyimba mu maso, ku birenge cyangwa se mu mavi. Cyane cyane burya iki ni ikimenyetso simusiga cy'uko impyiko zawe zitarimo gusohora umunyungugu witwa sodium. Sodium ni umunyungugu ubasha kwakimira cyangwa se gufata amazi yo mu mubiri. Ibyo ni nabyo bituma burya ubasha kubyimba cyangwa se kubyimba muri ibyo bice, kubera ko burya amazi aba agomba gusohorwa ndetse umubiri ugafata ikigero cy'amazi ukeneye utarawuteza ikibazo. Iyo rero y'amazi ari menshi atarimo gusorwa neza ngo agire balance umubiri ukeneye, nibwo umuntu abyimbagana muri ibyo bice. Iki ni ikimenyetso rero burya nacyo cy'impyiko, niba ugifite burya impyiko zawe zirimo gutabaza. Ikimenyetso cya gatatu cyagaragaza ko impyiko zawe zirwaye ni ukwishimagura cyangwa se kuribwa ku ruhu, kumva wakwishimagura. Byitwa pruritus. Ni uburwayi bw'uruhu, ushobora kwitiranya n'uburwayi bw'uruhu ariko si uburwayi bw'uruhu, ahubwo ni ikimenyetso kireflecta ko impyiko zawe zitarimo gukora neza kandi zitarimo gusohora imyanda neza. Muri make rero ko impyiko zawe zikeneye ubufasha. Turabizi ko impyiko zisohora imyanda, amatoxins ndetse n'ama-waste products yaturutse ku mikorere y'umubiri muri rusange. By'umwihariko hari ikinyabutabire cyitwa ure gisohorwa n'impyiko cyangwa se gikorwa n'impyiko kigasohoka mu nkari. Iyo rero impyiko zawe zitarimo gukora neza, cya kinyabutabire kiragenda kikaguma mu mubiri, ahubwo kikagenda kikinjira mu maraso, ari nabwo amaraso kigeza mu ruhu hirya no hino. Aho kigeze rero harakuryaryata ukumva wahashima, kwa kundi umuntu mva yakwishimagura akagira ngo arwaye uburwayi bw'uruhu, ariko burya n'impyiko akenshi ziba zabiteye, zirwaye zitarimo gukora neza. Ikimenyetso cya kane cyagaragaza ko impyiko zawe zirimo gutabaza zikeneye ubufasha ni ukubura ubushake bwo kurya. Hari n'abashobora kuruka. Burya kubura ubushake bwo kurya ku bantu bamwe na bamwe bishobora kuba ari kuza ari symptom cyangwa se ari ikimenyetso kigaragaza ko impyiko zawe zirwaye zitarimo gukora neza. Nk'uko twivuze, impyiko ziyungurura amaraso. Iyo amaraso atari kuyungururwa neza, hari ibinyabutabire bitandukanye bigenda bikuzurana mu maraso, cyane cyane twavuze nk'icyitwa ure. Ire burya ni mbi kuko iyo yageze mu mubiri, ndavuga mu maraso, bitera kugira iseseme, kubura ubushake bwo kurya ndetse no kuruka. Cyane cyane hari umuntu ushobora kugira ikibazo cyo kuruka kikaba kimeze nk'aho kiri chronique, bitewe n'impyiko zirwaye cyangwa se zitarimo gukora neza, kubera ko bya binyabutabire biragenda bikaganza umubiri wacu ku buryo nyine bigutera kugira iseseme ndetse no kuruka. Ikimenyetso cya gatanu kigaragaza ko impyiko zawe zirwaye kandi ko zikeneye ubufasha ni ugutakaza imbaraga cyangwa se kugira umunaniro ukabije. Cyane cyane burya na nyuma yo kuruka neza ujya kumva ukumva ufite umunaniro ukabije utazi aho wavuye. Iyo rero burya impyiko zawe zirwaye, turabizi ko zikora umusemburo witwa erythropoietin cyangwa se EPO, ukaba ari umusemburo ukoreshwa mu gukora intete zitukura z'amaraso cyangwa se muri bone marrow. Iyo rero uyu musemburo witwa EPO utarimo gukora neza cyangwa se udahagije mu mubiri, bitera uburwayi bwitwa anemia, kubera ko za ntete zitukura z'amaraso ziba zitari gukorwa neza, bityo na hemoglobine ikagabanuka. Ibyo rero ahanini nibyo bigaragazwa no kuba umuntu agira umunaniro ukabije, agacika intege, agasa n'umuntu bakubise cyangwa se badashyemo imbaraga zose, akagira n'isereri. Niba rero ufite ibyo bimenyetso, ni uburwayi bwa anemia bushobora gukomoka ku mikorere mibi y'impyiko cyangwa se ku mpyiko zirwaye. Ariko uburwayi bwa anemia bushobora guterwa n'ibindi bibazo byinshi. Hari ikiganiro kirambuye tuzabikoraho. Ikimenyetso cya gatandatu
kigaragaza ko impyiko zawe zishobora kuba zirwaye kandi ko zikeneye ubufasha no guhumeka bigoranye, cyangwa se ibyitwa shortness of breath SOB. Ni ikimenyetso hanini kigaragaza ko impyiko zawe zirwaye, ariko burya ko zagize n'ingaruka ku bihaha byawe, akaba ari nabyo biri gutuma uhumeka mu buryo bugoranye. Uti bigenda gute? Iyo impyiko zawe zirwaye ntabwo zisohora amazi mu mubiri, twabivuze, ari nabyo bigaragazwa no kugira amayedeme cyangwa se kubyimbagana umubiri wose. Ibyo rero burya ntabwo bigarukira inyuma ku maguru gusa cyangwa se mu maso, ahubwo bigera no mu bihaha, cyane cyane burya nk'udutsi two mu bihaha two burya tuba tunoroshye ku buryo kubyimba biba byoroshye. Iyo rero yamitse mu bihaha cyangwa se bya bice byo mu bihaha bibyimbye, nibyo bituma umuntu ahumeka mu buryo bugoranye. Burya ntabwo kubyimbagana biba byagarukiye mu maguru gusa, ahubwo no mu mubiri wose, yewe n'imbere. Ariko biba akarusho cyangwa se bikaba kurushaho kuba bibi iyo uryamye cyangwa se wamaze umwanya munini uryamye, nibwo umuntu ashobora kugira nk'ibyitwa pulmonary edema, ari nabyo bituma ahumeka nabi mu gihe yari aryamye kandi arwaye impyiko. Nanone burya bwa burwayi bwa anemi bushobora guterwa n'impyiko zitarimo gukora neza, nabwo burya bushobora gutuma umuntu ahumeka nabi, kubera ko umubiri uba uri gukora ibishoboka byose ngo ubashe kohereza amaraso mu bice bitandukanye kandi mu buryo buhagije, bishobora gutuma umuntu ahumeka insigane. Ariko nyine umubiri ubikora kugira ngo ubashe gukwirakwiza twa turaso duke ufite hirya no hino. Ikimenyetso cya karindwi cyagaragaza ko impyiko zawe zirwaye kandi zitarimo gukora neza ni ukuribwa umugongo wo hasi, ariko mu bice byombi ibumoso n'iburyo, cyangwa se aho impyiko zawe zirwaye. Ni ububare bwitwa flank pain kubera ko bugaragarira mu gace kitwa flank. Muri rusange abantu benshi bafite uburwayi bw'impyiko bakunda kuribwa muri icyo gice. Urareba no gice cyo hasi mu mugongo, ariko gishobora kugaragara kuri side zombi, iburyo n'ibumoso, kubera ko impyiko ni ebyiri murabizi. Cyane cyane kuribwa umugongo cyangwa se kuribwa muri icyo gice kirimo impyiko bishobora guterwa n'uburwayi bw'ama-infection yafashe impyiko, cyangwa se ufite utubuye two mu mpyiko, cyangwa se wagize inflammation y'impyiko. Iyo rero ufite nk'ama-infection mu mpyiko, cyane cyane hari nk'iyitwa pyelonephritis, yo nyine umuntu aribwa muri icyo gice, ariko gishobora kugaragazwa nanone no kuba wagira umuriro, ukaba ushobora gucibwamo cyangwa se gutengurwa, ukaba ushobora no kunyara ukababara. Ubwo rero icyo gice kuribwa muri icyo gice biza biri kumwe n'icyo kimenyetso, uburwayi pyelonephritis na infection y'inyama z'impyiko cyangwa se organe z'impyiko. Nanone ushobora kuba ufite utubuye two mu mpyiko, nabwo ukaribwa muri icyo gice. Nabwo rero burya bwo wumva ububabare busa naho ari umuntu ukujombye icyuma muri icyo gice, cyangwa se ububabare buje bukomeye cyane bukabije. Umuntu nanone ashobora kugira ikindi kimenyetso kirimo kugira nausea, kugira iseseme, ndetse no kuba wabona amaraso mu nkari zawe. Ikimenyetso cya 8 ishobora kubona mu gihe urwaye impyiko cyangwa se impyiko zitagukora neza, ni ukusinzira nabi cyangwa se impinduka mu buryo wasinziraga, ariko no gusinzira nabi. Utangira kugira ibibazo byo gukenera kwihagarika inshuro nyinshi, ukabyuka inshuro nyinshi ku buryo ukanguka inshuro nyinshi ugiye kwihagarika, ukagira ngo urwaye diyabete, ahubwo n'impyiko zabiguteye, bikanatuma ubyuka mu gitondo usa n'umuntu utasinziriye cyangwa se umuntu utaryamye. Nanone burya ushobora kugira ibibazo bya insomnia, aho umuntu ashobora kubura ibitotsi burundu, ntiyongere gusinzira, ahubwo akabibura, gusinzira bikamugora, nacyo gishobora kuba ikimenyetso cy'impyiko. Hari ibindi bimenyetso byinshi bishobora kugaragaza ko impyiko zawe zirwaye, harimo nk'ibyitwa metallic test, kunanirwa kuryoherwa cyangwa se kumva mu kanwa hawe harasharira. Icyo nacyo ni ikimenyetso cy'uko impyiko zawe zirwaye. Harimo kuba umuvuduko w'amaraso wazamuka bitewe n'uko twavuze ko impyiko zawe zigira uruhare runini mu kuyungurura ndetse no gushyira ku murongo umuvuduko w'amaraso. Iyo rero zirwaye, wa muvuduko w'amaraso urazamuka mu buryo bukabije, ushobora kugira ibibazo byo kugira impumuro mbi idasanzwe mu kanwa. Nabwo burya bishobora kugaragaza ko impyiko zawe zirwaye, kandi ni ikimenyetso gishobora kugaragaza ko impyiko zawe zirwaye. Niba wagiraga isuku y'amenyo mu buryo busanzwe ukawumva ufite icyo kibazo, burya birashoboka kuba arizo. Ushobora kugira ibindi bibazo bikomeye birimo nko kuba ushobora gucika intege mu buryo bukabije, n'ibindi byinshi cyane. Burya impyiko zigira ibimenyetso byinshi,
ariko twakubwiraga iby'ingenzi bigaragara ku bantu benshi. Muri rusange rero impyiko zawe ziba zibumbatiye ubuzima, ndetse burya impyiko ni zimwe muri organe zitwa organe noble cyangwa se organe z'ingenzi zibumbatiye ubuzima. Iyo rero impyiko zawe zirwaye hari byinshi bigenda byangirika mu buzima bwawe, ndetse ibyo bintu ahanini bikagenda ari nabyo bitera ikibazo. Iyo impyiko zawe zidatabawe hakiri kare ugira uburwayi bwitwa sickle cyangwa se chronic kidney disease, bukaza buri chronic cyangwa se impyiko zawe zikananirwa burundu ukagira ibyitwa kidney failure. Muri rusange rero iyo watabawe hakiri kare impyiko zawe ukazimenya ko zirwaye hakiri kare, ukorera ubuvuzi butandukanye zikabasha gukira, kandi bigatuma bwa burwayi nanone ubana nabwo igihe kirekire nta zindi ngaruka buguteye, kuko burya impyiko iyo zirwaye bishobora no kwangiza izindi nyama z'ingenzi harimo nk'umwijima, impyiko, ndetse burya bishobora no kugera ku bwonko. Muri rusange rero nicyo kiganiro twifuje kubagezaho. Ufite igitekerezo, inyunganizi, ikibazo wacyandika hagenewe kujya comment.